munsi ndasenga kugira ngo ubwo ndangiza cyangwa se mugenda abandimo kuvugira ijambo urukundo rw'Imana rubire mu mutima wawe, hanyuma utahe udasa nk'uko waje. Haleluya. Kuko nabonye ikintu kizana impinduka mu buzima bw'umuntu ni igihe urukundo rw'Imana rwakwinjiyemo. Ikintu tubura ni ugusobanukirwa urukundo rw'Imana. Niyo mpamvu teme yacu uyu munsi ni the Father's heart. Turashaka kwiga umutima w'Imana n'uwo. Tuvuge amen. Haleluya. Umutima w'Imana niwo dushaka kuvugaho uyu munsi, cyangwa se umutima wa data. Amen. Muri Yohana igice cya 17 niyo ngiye guhera. Yesu iki gice yarimo asenga mbere yuko ajya ku musaraba, mbere yuko apfa, yateranije abigishwa bose abashyira hamwe, arangije asenga Imana bamwumva. Haleluya. Yavuze amagambo menshi cyane, harimo no kuvuga ngo data abo wampaye bose ngaba ndabafite, uretse wa wundi umwe ugomba kurimbuka ari we Yuda, ariko dore abo wampaye bose ndabakuzaniye. Arasenga amasengesho menshi cyane. Haleluya. Amen. Imana ibafashe mwumve ibintu igiye kuvuga. Ageze ku murongo wa nyuma arimo arasenga, aravuga ngo Mana nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha, ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Ngo data mu bintu bikomeye nakoze hano mu isi, nahumuye impumyi, nazuye abapfuye, nakoze ibitangaza, nahinduye amazi kuba divayi, nagendeye hejuru y'amazi, ariko ikirenze byose nabamenyesheje izina ryawe. Kugira ngo urukundo rwawe rube muri bo, hatariho izina ryawe Mana ntabwo urukundo. My God. Ariko twajyanye ariko. Hallelujah. Mana nabamenyesheje izina ryawe kugira ngo urukundo rwawe rube muri bo, that your love may dwell in them. Hanyuma kubera ko urukundo ruri muri bo, nanjye mbonere ko mba muri bo. Ikizambanziriza mbere yo kumba muri bo nuko urukundo rwa rumbanziriza. Urumva urukundo rw'Imana rwahoreze rubanziriza Kristo mu bihe byose. Ngo Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana w'ikinege. Urukundo rw'Imana rwo rwasasiye the dwelling of the Spirit in our heart. Avango nababwiye amagambo menshi cyane, narabwirije imyaka 3, ariko mwami icyo nzi nuko my assignment was to reveal your name. Kwari kugira ngo Mana yanjye menyeshe izina ryawe. Now reka mbabazi, ni irihe zina yabamenyesheje batari bazi? Bari bazi ko yitwa Yehova, Jehova Nisi, Jehova Rafa, Yawe. Bari bazi amazina y'Imana. Ni irihe zina Yesu yabazaniye abayuda batari bazi? Bari bayizi kuva igihe cya Abrahamu, bari bazi Imana. What name did he tell them? Ni izina batigeze bamenya imunsi n'umwe. Ni izina ryitwa ngo data. Hallelujah. Hallelujah. Bamenye Imana ko ari Imana, bamenye ko ari Jehova, bamenye ko ari Imana y'ibitangaza, ariko nta muntu n'umwe wigeze uhishirwa ko Imana ari data. Icyo nicyo Yesu yaje kubabwira. Tuvuge amen. Urabizi ibitangaza byose Yesu yakoze ntabwo yabikoze kuko afite imbaraga, yabikoze kuko yari afite consciousness yuko ari umwana w'Imana. Yahoraga avuga ngo data yarantumye, ntabwo avuga ngo Imana yantumye, ntabwo avuga ngo Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli yarantumye. Yahora avuga ngo data, ngo imirimo mubona nkora nayibonye ni data, ndi umwana we. Ibintu byose yagiraga confidence mu Mana. Niyo mpamvu igihe Satani yamushukaga yaje kumutera, yavuga ngo niba uri umwana w'Imana hindurira ibuye. Navuga ngo niba uri Yesu, niba ukomeye, niba uri umwana, ishaka kugira ngo ashidikanye identite ye mu Mana. Nicyo kigutsinda uyu munsi, nuko wibagirwa ko Imana ari so. Niyo mpamvu n'igihe usenga wikandagira, kuko wibwira ko iyo Mana usenga hari idashobora kugusubiza. Impamvu nuko utazi ko iyo Mana ari so. Vuga ngo Imana ni papa, ngo Imana ni data, ngo nabamenyesheje izina ryawe. Iryo zina yabamenyesheje nta rindi, nuko Imana ari data.
kugira ngo urukundo rwawe rugume muri bo. Until umenye ko Imana ari data, you cannot experience his love. Hallelujah. Iyi Imana ari Imana gusa, ari Jehova, hari uburyo ubana nayo. Imana yo gutinywa. Ibyo byose ntabwo, iyo nisi Imana data ntabwo mba nyikuyeho icyubahiro cyayo. No. Ahubwo mba bipersonalije. Mbafashe imbaraga zayo zose n'ubushobozi bwayo bwose nkabugira ubwanjye. Ni nkaho mbavuze ngo iyo Mana ifite ibyo bintu, iyo Mana ikora ibitangaza, iyo Mana ihindura ibintu, uzi ko ari data. Niyo mpamvu ufite access ku byo afite byose. Ngo nabamenyesheje uyu munsi ndashaka ko mumenye izina ry'Imana. Haleluya. Izina rirenze Jehova, izina rirenze n'isi, izina ryitwa gute? Muvuge izina ryitwa gute? Iyo Mana niyo mushaka kumenya. Niba mushaka urukundo rw'Imana rugwira muri wowe, byamugize niba ushaka urukundo rw'Imana rugwira muri wowe, bimubwire menya ko Imana ari data. Menya ko Imana ari data. Wari uzi ko ikibazo dufite nk'abakristo mpamvu dutsindwa nuko tutazi our relationship with God. Kandi ubukristo ntabwo ari idini. Ubukristo ntabwo ari set of rules tugomba gukurikiza. Ubukristo ni revelation yabo turi bo mu Mana. Ubukristo ni ukuvuga ngo Imana ni data, natwe turi abana. Yesu yaravuze ngo umugaragu ntabwo ahora mu rugo iteka ryose, ngo ari ko umwana agumamo. Niba mushaka kuba abagaragu b'Imana gusa ntabwo muzatinda. Umugaragu igihe kiragera akamwirukana cyangwa akazi ke kakarangira. Yesu yageze ababwira abigishwa, arababwira ngo ntimukire abagaragu, kuko abagaragu batazi ibyo sebuja akora. Ariko uyu munsi mbise inshuti kuko mwamaze kumenya ijambo ryanjye. Imana ashaka kuva muri level yo kwifata nk'umugaragu, nk'umuntu udakwiriye, uvuye ngo Imana ni data. Haleluya. Urabona ibintu byose dusabwa gukora, ibintu byose muboneke mugire gute, ibi byose bizikora umunsi urukundo ruzagwira muri wowe. Ariko ruzava hehe? Wamaze guhindura system n'uburyo ufata Imana. Nababwiye ngo ndakubwira abantu ndi kukwigisha kuramya. Kuramya ntabwo ari ukubwira Imana ukwiri nkuko definition bayivuga. Urabona ngo nukubwira Imana ukwiri. Nta muntu ushobora kubwira Imana ukwiri. Nta uzi Imana ukwiri 100%. Kuko buri munsi turiga, uyu munsi tumenya Imana, ejo tukamenya Imana, ejo tukamenya bimwe, tuzarinda dupfa tutazi Imana uko ingana kose. Which means kuramya Imana ntabwo byaba kwibwira ukwiri. Ahubwo kuramya Imana ni ukuyibwira uko tuyizi. Nubwo kuramya Imana biterwa n'uko uyizi. Ibyo uzi n'ibyo uvuga. Uko uyifata ni kuyivugisha. Uko uyifata ni kuyiramya. Niba ari polisi, urategereza kuko ari kosa ikwandikira contravention. Niba ari so, urayibwira naho waba wanduye urayirukanyiraho. So ndashaka uyu munsi dufata Imana mu buryo bw'umwe. Imana ni data. Bwana sifiwe sana. Imana ni data. Haleluya. Kandi nivuga ngo Imana ni data, ntumugeranye na ba data ba hano mu isi ntaho wahuriye. He is a failing father. Bwana sifiwe sana. Ntabwo ahinduka, ntabwo ajya guca mu muryango, ntajya kwirukana, ntajya abura ikintu na kimwe kuko ni so. Urabona igihe mu myaka yashize, wenda Kristo arabizi cyane, ukunda kubikurikirana, abakozi b'Imana babayeho bakomeye, bakoreye mu mbaraga z'Imana, bakoze ibitangaza byinshi. Ariko uyu munsi ushaka kwibaza, abantu bose bakoze ibikomeye, abo ba Bill Graham n'abandi, wenda we ntiyakoze ibitangaza, benshi zashobora kuvuga ba T.L. Osborne ibiki. Kuki uyu munsi utabona generation yabavuyeho bakora nk'ibyo bakora? Uyu munsi hari abantu bifuza gusa, oh God, take us back to the days. Mwana dutware muri bya bihe abantu bakoraga ibitangaza. Kuki bisa nkaho byaje bigashira? Nuko habayeho abantu bifuje imbaraga z'Imana ariko batazi identity bafite mu Mana. Abantu bifuza gukoreshwa n'Imana mu mbaraga ariko ntibamenye ubutumwa bwiza bubabwira bo bari bo, bitume bakomera mu byo barimo kugeza na generation zizaza. Ariko wamenye urukundo rw'Imana, ibyo akora bihoraho, n'igihe uzapfa bizakomeza. Ndaza kubibabereka mu ijambo. Haleluya. Ariko abantu barashaka imbaraga. Reka mbabwire, Imana yatanze imbaraga z'uburyo butandukanye. Imbaraga zizura abantu,
imbaraga zikiza, imbaraga zitandukanye. Ariko hari izindi mbaraga nabonye muri Yohana. Haleluya. Ngo abamwemeye bose, abamwizeye bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi, imbaraga, ariko pani zo kuzura abapfuye gusa, ngo zo guhinduka abana b'Imana. Izo nazo ni izindi imbaraga abantu batazi. Turashaka gusiza ikiza indwara, turashaka izikora ibitangaza, ariko izindi imbaraga Imana itanga ngo ni ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngabo ntabwo babyawe n'inyana n'amaraso, nta nubwo babyawe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Ni izihe mbaraga zatuma Imana yo mu ijuru ikubyara ugahinduka umwana w'Imana, ugasangira ADN yayo? Niba ikiranuka ugahinduka umukiranutsi, niba yera ugahinduka uwera, niba yinduka iyiteka ryose nawe ugahabwa ubugingo buhoraho. Izo ni izindi mbaraga duhabwa no kumenya abo turi bo mu Mana. Haleluya. Ngo nabamenyesheje izina ryawe kugira ngo urukundo rwawe wankunze. Ako n'akandi kantu kajeho. Ntabwo Imana idukunda nk'abantu batuye muri annexe ahantu. Urukundo Imana yakunze Kristo nirwo rukundo ikunda. My God. Haleluya. Ngo urukundo wankunze rube muri bo. Imana ikunda Yesu bingana gute? Ubugereranye. Imana ikunda Yesu bingana gute? Ntushobora kubigereranya. Yari umwana w'ikinege, baze umwana w'ikinege. Ibintu wamukorera. Urwo rukundo yakunze Yesu nirwo Yesu yatransferize kuri twebwe, yakanze kuri forward. Uko bimeze, uko bingana, arabiduha. Bwana sifiwe. Uyu munsi niba ukeneye revival mu mutima wawe, ndashaka gusobanukira urwo urukundo rw'Imana. Don't worry about your works, ibyo ugomba gukora. Urabona idini turatinda cyane kubwira abantu ukora gutya, itware gutya, ambara gutya, ntuvuge ibi, ntujyaha, ntunywe ibi, nturye ibi. Ariko abo ntabwo bahinduka. Ariko nubwira abantu ko Imana ibakunda, ibyo bintu bazabireka ntawe bibabwiye. Hari n'ibyiza uzareka kuko bitari ngombwa. My goodness. Hari n'ibyo abantu bita ko ari byiza wowe utazakora kuko bitari ngombwa kubikora. Haleluya. Urukundo rw'Imana rukuraho imigenzo n'amategeko n'ibintu byose. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo twavuye munsi y'amategeko ya Mose tujya mu yandi mategeko yitwa amategeko y'urukundo. Turi munsi y'itegeko ry'urukundo. Niyo mpamvu Yesu aramubwira ngo amategeko yose irikomeye ni irihe? Yesu ntiyamubwiye ngo isabato, yewe ngo kunde mugenzi wawe wikunda, ukunde n'Imana n'umutima wawe wose. Ngo itegeko riruta andi mategeko ni urukundo. Kuko uwakunze ntiyakwiba, uwakunze ntiyasambana, uwakunze ntiyafata iby'abandi. Urukundo rukubiraho ibintu byose. Impamvu Imana yatanze amategeko nuko mu bantu nta rukundo rwari rurimo. Haleluya. Abantu muri bo ntabwo bari bafite ubushobozi bwo gukunda Imana. Abantu muri bo ntabwo bari bafite ubushobozi bwo gukunda bagenzi babo. Imana ibaha amategeko yo kubasunikira gukora ibintu artificially. Ariko Imana imaze kumitumenyesha izina ryayo, haza urukundo. Uyu munsi ntabwo dukeneye gusunikwa, dukeneye gusa ko urukundo rugwira. Haleluya. Ntabwo ukeneye kwibaza ngo uyu mugenzi wanjye ko mwanga, ko yangiriye nabi, nzamukunda gute? No. Urukundo rw'Imana ruzafurunga muri wowe, utangire kumukunda utabizi. Paulo yaravuze ngo ntukagire irindi deni ugirira umuntu keretse urw'urukundo. Hasi aravuga ngo kuko urukundo rusohoza amategeko yose. Haleluya. Ngo nugira ideni, uzagira ideni rimwe mu buzima gusa bwo gukunda umuntu. Byageze ngo ufite ideni kabisa, ujye mufite ideni kabisa, ejo nzakugurira akazi. Haleluya. Tuvuge amen. Ngo nukagira irindi deni ugira keretse urw'urukundo. Ngo naho wavuga indimi z'abamarayika, ukavuga indimi zo mu isi, Icyongereza, Ikiyapani, ukavuga ukabinyoza, ngo ariko udafite urukundo ni ubusa. Ngo naho wagira ngo impano zose uzura abapfuye, uririmba, hano bavuga ngo nkora ibintu byose, uririmba, ubwiriza, ucuranga, ukora protocol, uvuga ngo iyo ubifite byose, wajya muri show zose ukazitsinda, competition zose ukazitsinda, ubudehe ugatsinda, ibintu byose ugatsinda, ngo ariko udafite urukundo ngo bimeze nk'ingunguru bakubise hasi itarimo ikintu, ni urusaku gusa. Kuko urukundo rurihangana, urukundo rukunda byose, urukundo rwihanganira byose. Bavuga urukundo Imana ikireba. Uzi ko icyo kintu cy'urukundo
cyanditswe mu gice gikurikira impano. Igice cya 12 bavuga impano, bakavuga impano z'umwuka, za zindi zose twize hano, izo guhanura, izo kuvuga, izo impano nyinshi zikanga abantu. Ariko hasi baravuga ngo hari ikintu, reka mbabwire ikintu kiruta ibindi. My God, reka mbabwire ikintu kiruta izindi impano zose, ngo ni urukundo. Buriya umuntu ugukunda kurutira umuntu wagukiza indwara, umuntu ugukunda kuruta umuntu wazura abantu, kuko urukundo buriya nirwo ruzura abantu really. Nurahura n'umuntu wapfuye emotionally, urukundo nirwo rumuzura. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ibi birakomeye. Yohana wa mbere igice cya 2. Yohana wa mbere igice cya 2 mu 15. Mugiye uke niba muri kuryoherwa nkanjye ariko. Narukumva numva nakwicara ara nkiyumva. Ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibibi biri mu isi. Umuntu ntakunda iby'isi, gukunda nde? Data wa twese ni kuba kuri muri bo. Now iyi translation y'Ikinyarwanda ntabwo batranslatinze neza Ikinyarwanda, ntabwo mvuga ko icyanditswe atari cyo, ariko batranslatinze nabi, kuko narebye mu Cyongereza hose iri gukunda data, kuko hano usomye wagira ngo ukunda iby'isi ntabwo aba akunda Imana. Ushobora gukunda Imana ariko ugakunda n'ibindi, ariko ntabwo ari byo bavuga ngo ikintu gitera. Reka tujye mu Cyongereza niho. Do not love the world of sin that oppresses God and his precepts. Iyi si bavuga ni ibintu byose biba mu isi bibangamira Imana cyangwa se byopposing Imana. Ibintu byose bisa nkaho bihabanye n'Imana, imyumvire ihabanye n'Imana n'ababwiye icyumweru gishize, ibikorwa bihabanye n'Imana cyangwa se bivuguruza ijambo ry'Imana. Ibyo bintu byose ngo ntukabikunde, ngo ariko hari ikintu kigutera kubikunda. Nukuvuga ngo ikintu gituma ugira affection y'iby'isi cyane nuko uba lacking urukundo rw'Imana mu mutima wawe, kuko ruramutse rubaye muri wowe ntiwakunda iby'isi kurusha iby'Imana. Hallelujah. 16. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri. Ni ibintu bitatu bibaho ku isi, nta bindi. Ugiye ukareba neza uvuga kabisa nahangaha ndi, nahangaha kabisa urambwiye. Kuko ikiri mu isi cyose ni irari ry'umubiri, irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Nibyo biba mu isi. Irari ry'umubiri ni kugira ngo usa neza, ugaragare neza, uboneke neza, nibyo utindamo. Y'urukundo rw'Imana utakuzuye, uzi urukundo rw'iby'isi, kanange mboneke, kanange bambone. Irari ry'amaso, bura akamodoka keza bana nanjye ndakaranda urashaka, iranze nanjye ndayishaka bise. Ura nanjye ura amaso, ibyo ubonesha amaso ubura wifuza iby'isi, ariko hari n'ikintu ubwibone. The pride of life. Ibi byose bigwira muri wowe iyo urukundo rw'Imana rutuziye muri wowe, ahubwo ukaba ukunda isi kurushaho. Niyo mpamvu igisubizo ntabwo ari kuvuga ngo reka gukunda isi, no, akira urukundo rw'Imana. Urabyumva neza? Akira urukundo rw'Imana, nibwo uzisanga utagikunda isi. Ni wakira urukundo rw'Imana uzakunda Imana, ni wakira urukundo rw'Imana uzakunda iby'Imana. Nimwe baravuga ngo ni wakira urukundo ntawe uzagusunikira ujya gusenga, kuko iby'Imana byose nibyo uzirukanye. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana riza rije kugukangura no kubwira ngo wisuzume. Nushaka kwisuzuma neza ukabona ukayeba ukavuga ngo ibintu by'Imana n'ibintu by'isi imbere yanjye bimeze bite? By'Imana yeba biragenda bimanuka iby'isi. Igisubizo ntabwo ari kwicira bw'iteka. Igisubizo ngo no ngomba gusubira kwiriba rw'urukundo rwa Data.
kuko niba iby'isi bitangiye kundyohera kurusha iby'Imana, I have a lack, mfite karansi y'urukundo. Haleluya. Ninde ndimo ndakubwira uyu munsi ariko mfite karansi y'urukundo rw'Imana. Niba pati zo hanze ziruta pati zo ku cyumweru, ndimo ndabura Imana. Let me run to my Father. My God. Haleluya. Urabona iyo tubabwira ngo come, tubabwira ngo ngwino uvome. Haleluya. Ntabwo mubwira ngo ngwino kugira ngo niwumve neza, kuko twamenye umurimo w'Imana ku buryo twarakamiritse, twariye karungu ku buryo dushobora kubwiriza n'umuntu umwe. So iyo mubwira ngo ngwino, umara ngo ngwino uvome, because I know that you need God. Haleluya. Ntabwo ushobora kunesha isi udafite urwo rukundo. Igihe cyose duteranye turavoma, igihe cyose duhuye turanywa, nta kindi tunywa. Byirukana guilt. Hari abandi iyo babonye ko isi yamaze kubatwara cyane, reka ngume rwose, ndumva ntagikwiriye kuza mu nzu y'Imana. Ndashaka kuguha itangazo, nta namwe uzigera ugera ushobora kurenga the ability y'urukundo rw'Imana kukugarura. Urabyumva neza? Nta namwe uzagera aho ugeze uyu munsi. Come and drink. Yesu cyo 17. Kandi biratwirukanyira, isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho ibihe byose. My God. Haleluya. Ukora iby'Imana ishaka, uwakira urwo rukundo, iby'Imana ishaka se ni ijambo ry'Imana, azahoraho ibihe byose. Nibyo bibazo nababajije ngo ba bantu bakoreraga imbaraga z'Imana kera, kuki bageze hano barabura? Nuko ibyo bakoraga babishingiye kuri power na miracles n'ibindi, ariko nabishingiye ku butumwa bwiza. Ariko uyu munsi ni umunsi nufata umwanzuro ukavuga ngo ugiye gushingira ubuzima bwanjye ku rukundo rw'Imana. N'igihe uzaba warapfuye uzahoraho, imirimo yawe izahoraho. Haleluya. Haleluya. Turumvikana? Reka ndangirize kuri iyi story iri muri Luka igice cya 15. Iri jambo natangira nushaka kubifate mu mutwe iki cyumweru. Nabamenyesheje izina ryawe kugira ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanjye mbe muri bo. Muri Luka 15 Yesu atanga imigani 3 isa. Mumurikire neza. Yari kumwe n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, yicaye nabo. Abafarisayo bamubonye bavuga ngo ni gute wowe uvuga ko wera ukiranuka wicarana n'abanyabyaha ujyana nabo? Nta kigenda cyawe. Agiye kubasubiza ababwira imigani 3. Nza kuvuga wa gatatu gusa, ariko reka mabwire ibiri ibanze. Arababwira ngo ninde muri mwebwe ushobora kuba ari umushumba afite intama 100, imwe igatakara ikazimira, ntareke za ziri 99 ngo ajye gushaka ya indi zimwe? Ngo ndababwiza ukuri yuko mu ijuru haba umunezero iyo umuntu umwe yihana. Ni ukuvuga ngo umuntu yari afite ibintu cyangwa se intama 100 zimeze neza, imwe gusa iragenda, ngo za ziri 99 zidakeneye gukiranuka cyangwa zidakeneye care arazisiga kugira ngo yirukanyire ya yindi imwe. Wabaye ari wowe wavuga ngo n'ubundi imwe ntakitwaye, n'ubundi izindi zizagwira, ariko arayireka kurikira ya yindi. Ngo araje kuyibona, ngo ayishira ku bitugu, atahanezera, araririmba, arishima kuko ya yindi yari yazimiye ibonetse. Sibyo? Iya kabiri, umugore yari afite ibiceri byinshi, kimwe kiratakara. Kibuze afata inzu yose arakubura, arahanagura, ashakisha ya yindi imwe. Ngo ayibonye ahamagara abaturanyi bose, barishima bati cya giceri cyanjye nakibonye. Bya bintu byose, imigani ibiri yose aho uriye ko hari ikintu cyatakaye, nyiracyo yagiye kugishaka, arakibonye, aranezerewe. Ariko umugore wa gatatu uri tricky kuko nawe ugomba gusa n'iyindi migani,
ariko birasaba revelation kugira ngo umenye neza icyabaye. Umugani wa gatatu biravuga ngo kandi ababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati data mu mugabane w'ibintu umwiriye, nuko agabanya amatungo. Birakubwira umuntu ngo mu mugabane wanjye cyangwa mu munani wanjye, muri amagambo mubwire ngo watinze gupfa, kuko ubundi wagomba guha umwana umugabane we umaze gupfa. Ariko namubwira ngo mu mugabane wanjye kuko ndabona ndakurambiwe, ntabwo urimo gupfa. Nta gitutsi cyabaga gikomeye ndibwira n'uyu munsi cyaba gikomeye kubwira umubyeyi wawe mu mugabane wanjye nigendere, ntacyo kimariye, nta n'icyo ngikubonaho. Umubyeyi arababara, ariko kuko ari uburenganzira bwe aramuha. 13 Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. This is what happens. Igihe cyose utari connected n'urukundo rw'Imana, ibyo ukora byose hanze n'ubugoryi. Can I say that? Kuko hanze y'Imana nta kintu gifatika gishobora kubaho. Cyane cyane nk'umuntu wamaze ku experiencing urukundo rw'Imana, nta ibintu byose ukoze hanze nta nubwo bifatika. Kubera iki? Kuko ntabwo ntabwo bikora nk'uko abanyabyaha babikora, kuko niyo confidence ntayo uba ufite, nta nubwo unayoborwa n'Imana kuko nta connection ufitanye nayo. None ibyo ukore byose ntibicemo. Agiye rero agiye kwayisha amafaranga yose yakuyeyo ngo birashira byose. Umva ibyamubayeho. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu. Atangira kugira gute? Gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, uwo muntu nawe amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Umwana wari ufite byose yisanze aragira ingurube. Wari uzi gushobora kubona umwana w'Imana ufite byose yahawe muri Kristo, ariko ubuzima bwe ameze nk'uragira ingurube, just because atigeze yiha Imana ngo yoborwe n'urukundo. This is what happens. Buriya kuba turi abana b'Imana ntibivuze ko ibyo twakora hanze bitadukubita. That's why kugira ngo bitubere byiza duhore turi connected n'Imana uko byaba bimeze kose, kuko hanze hari ugutsinda. I'm telling you. Ajya kuragira ingurube. Abantu benshi kubera kudasomera ijambo bavuga bihuta, bagira ngo uyu muntu yasangiraga n'ingurube. No. Umuvumo wa 16 yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntiyagira ubimuha. Yari umukene ku buryo n'ibiryo by'ingurube ntiyashoboraga kubibona. Kandi murabizi ibiryo ingurube zirya. Ingurube zirya ibiryo abantu bataye muri poubelle. N'ibyo ngibyo yarabyifuje ntiyabibona. This is what happens when you are away of the love of God. I'm telling you. Ubu ikintu cyamutabaye. Ndashaka kubabwira imigani ya mbere yose nababwiye, umuntu watakaza ikintu ajyaga kugishaka, ariko kugeza hanga ntabwo turi kubona se ajya kumushaka, ariko mu by'ukuri yagiye kumushaka. Ndaza kubibera ati rero none gitangiye kuzana ibyanditswe bishya muri Bibiliya. Nuko muri ubwo buzima ari kure y'urukundo rwa se, amaze gukubitwa n'ubuzima na consequences zo kuba kure y'umutima w'Imana, yibuka ikintu kimwe shaka ko wibuka uyu munsi. Yibuka ko agifite se. Nabyumva neza. Nuko ngo yisubiyemo. This is what we call right believing. Yisubiyemo, yongeye gutekereza no gushishoza. Aribwira ati abagaragu bande, apa naba wa mugabo ukomeye, apa naba wa muke, abagaragu ba data, nubwo nyiri mu ngurube ariko aracyari data. Yari afite revelation ikomeye iyo yamukijije, kumenya izina rya se nibyo byamukijije.
yibuka ko ari data, kuko nataba data ntabwo ndi bwibwira ibyo ngiye kwibwira. Abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinze ahangaha. My father, nubwo ndi muri lack, my father lives in abundance. Nubwo nta kintu mfite ariko data afite ibintu, ariko ngende gupfa hano. Ni gute ndi kwicwa hano kandi Imana ifite ibyo nshaka byose? Bireba ngo ibyo nshaka byose biri imbere yayo. Why do we run after things nyamara Imana yacu ifite byose? Haleluya. Uyu munsi wisubiremo, wongere kandi utekereze, uvuge ngo data afite byose, ndetse n'abatari abana be arabaha, n'abagaragu arabaha bakarya bagasigaza. Kare twasomye tuvuga ngo Imana ivubira imvura abantu bose. Niyo magambo ntabwo nubwo wagakwiye no kubura ikintu, kuko Imana ihaba n'abantu batayisabye, n'abayitukira baha. Ariko urimo kubura n'ibyo abapagani babura, just because you have forgotten the love of God. Come back today mu izina rya Hallelujah. Nuko yisubiyemo imyumvire mishya irongera aragaruka, ariko izanwa nuko yibuka ko se ari se. 18 ngo reka mpaguruke. My God, ubwo maze kwibuka ko ari data ndahagurutse. Urumva hari igihe kigera ugomba gufata decision mu buzima, kuvuga ngo enough is enough. Kongera kwizengurukaho mu bintu mbizengurukaho, enough, reka mpaguruke uyu munsi. Fata icyemezo cyo kugaruka ku rukundo rw'Imana. Tuvuge amen. Ngo reka mpaguruke njye hehe. Apana ko wa mugabo nahemukiye, aracyari data. Ndabizi ko namuhemukiye ariko aracyari data. Ndabizi, ndamuzi nabanye nawe nzi umutima we. Ngarutse ntabwo yabyanga. Mubwire nti data, inshuro zose natsurinye data. Data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Ibi ni ibintu nawe niko byagenda. Umaze guhemuka bingana gutyo, ntabwo umutima ushobora gukwemerera kugira confidence imbere y'Imana. Niyo mpamvu uzavuga ngo ndabizi ko Imana itambabarira. Urabona urukundo rw'Imana ntabwo twarumenya ngo tururangize. Nubwo yarazi ko ari data ariko aravuga ntabwo ibintu nakoze, ntabwo wenda ibyo nzi aho bigeze nuko yagira umugaragaro ko kongera kwitwa umwana we simbizi ko ari byo. Turaza kureba niba koko ibyo yatekerezaga ari byo. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe umugaragu wawe. Nabwo arahaguruka. Ndakubona uhaguruka uyu munsi. Amen. Yes. Aho ugeze sinzi aho ugeze, ariko aho ugeze garukiraho. Uhaguruke usubire kwa data. Ku rukundo rw'Imana. Ngo arahaguruka ajya kwa se. Anga rero ushaka kwereka ko se ari we wagiye kumushaka, nk'uko wa muntu agiye gushaka intama. Ngo agituruka kure, akiri kure, atarabona naho inzu yabo iri, saramubona. Amaze kumubona akiri kure, aramubabarira. Wow. Atarasaba imbabazi, ataranamugeraho, akimubonera kure aramubabarira. Kumubona kure bivuze ko yahoze amutegereje. Umushumba yagiye gushaka intama, umugore yagiye gushaka igiceri, umutima wa data wagiye gushaka umuntu. Igihe cyose umutima wa se wahoraga umushakisha. Niyo mpamvu yamubonye akiri kure. Utazi igihe umuntu ari buzire, ubona kwinjiranye mu nzu. Ariko kuba yaramuboneye kure nuko yarahagaze hanze. Ntibyara azagaruka, ntibyara azatunguka, ntibyara azibuka ko mukunda, ntibyara azibuka ko umutima wanjye wamwakira, ntibyara azongera kuza. Arangije ko naraje. Ni ikintu cyatumye ahaguruka iyo yarari. Mwibuke ko ari urukundo rwa se. Uwo mutima rero waramwirukanseho muri izo nguru. Umutima wamwirukanse muri icyo gihugu yari afite. Araza ngo akimubona gusa aramubabarira. Amubabarira ataramugeraho, amubabarira ataramusaba imbabazi, gusa kubera ko yari respondinze ku rukundo rwe, imbabazi yazibona. Haleluya. Uyu munsi uribaza, ngomba kubanza nkasaba imbabazi kandi nkerekana ko rwose nicujije, nkerekana ko kuko Imana sizi ibyo yumbabarira. Ariko niba urespondinga ku rukundo rw'Imana right now, imbabazi urazifite.
arirukanka. Ninde wirukanse? Ntabwo ari umwana, ise. Kera bambaraga amakanzu, umugabo kwirukanka byabaga ari igisebo, kuko yagombaga gukunja ikanzu akayifatira hano mu maguru kugira ngo yirukange neza. Akibona umwana akiri kure, kubera urukundo rwinshi arirukanka aramusanga, kubera ko Imana niyo yadusanze, si twe twayisanze. Hallelujah. Imana niyo idusanga, he is the initiator, we are the responders. Niyo Imana ikadusanga ngo izayirukanka. Arangije amugezeho aramuhobera, so kumuhobera gusa aramusoma. Ahoye umuntu uvuye mu nguru. Murabizi umuntu uvuye mu nguru ukuntu abasa? Nagabye ngo yaba mazi cyakobwa yakwiyeza ubone uko yasaka, kuko umwanda wawe ntukanga Imana. There's no amount of uncleanness that can shake the love of God. Hallelujah. Imana ntigusaba ngo banze ugiye kwiyeza hari hasi ubone kuza. Ngwino ukuri, ndaguhobera ngusome. Amen. Ntabwo hallelujah. Amuhobera uko ari, aramusoma. This is the love of God. Igihe cyose ugarukira urukundo rw'Imana, this is what happens to you. Ibyo watekerezaga ko bikubaho si byo bikubaho, ubona the difference. Ubwo rero maze kumuhobera, sinibaza ko umwana yari comfortable amuhobera. Nta nubwo yari comfortable igihe yamusomaga, ko yumvaga ni ibintu bimeze biti. Okay. Ati ngomba kubanza nkarangiza ibyo niyemeje, kuko ndumva ibintu byo kumuhobera ntarimo kubyumva. Uwo mwana aramubwira ati, data nacumuye kuyo mu ijuru. Arimo gukora bya bindi ya repesi. Nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye no kwitwa umwana wawe. Hanyuma se aramusubiza ngo yego rwose nibyo nashakaga. Iyo utabivuga ntabwo nari kukubabarira. Niko yavuze. Ahubwira ngo amusubize yurimo. Wumva mwebwe muze. Hallelujah. Saramubwira ngo abwira abagaragu mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi. Uruta niya mukuru we wagumye hano. Iruta niya mwe muzane umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto ku birenge. Hallelujah. Yaje yambaye imyanda ivuye mu ngurube, amwambika umwambaro wo gukiranuka. Yaje kubera urukundo. Impeta isobanuye isezerano, the new covenant of God's love. Inkweto ni ubutumwa bwiza. Hallelujah. Ukeneye righteousness of God, ukeneye kumenya the new covenant, ukeneye no kumenya ubutumwa bwiza. Amen. Izo nkweto yambaye ntabwo zizongera kumuyobera muri cya gihugu. Ni inkweto zizatuma hagarara neza mu rukundo rw'Imana iteka ryose. Hallelujah. Niyo mpamvu na kera kose kwihana byarakunaniraga, kuko wazaga kwihana mu mbaraga zawe ukihungura, ariko ejo ukongera ukabisubiramo. Ariko uyu munsi repentance ni ikindi kintu, nuko urespondinga ku rukundo rw'Imana ruhora ruguhamagara amanywa na nijoro ruciye umukozi wayo. Hallelujah. Ariko se abaza kunya ngo muzane n'ikimasa, nta pati itabamo ibiryo. Uranyambika se kugira ngo bigende kutagomba kubamo inyama. Hallelujah. Ndabona umuntu umwe asohokana iki cyumwera. Muzane n'ikimasa kibyibushye. Kandi nawe uvuze amen ikomeye. Ngo niwo tuzajyana. Muzane n'ikimasa kibyibushye, mu kibage turye twishime. Umva impamvu, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akabazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Abamwe bamubonaga ko ari umunyabyaha wagiye gukora ibyaha gusa, ariko se yabonaga nk'umuntu wapfuye. Abantu mubona bakanga se abantu abanyabyaha nta nubwo bakwiye kubana natwe. Iyo Imana ibabonye babona nk'abantu bakeneye ubuzima, ntabwo ari abantu bakeneye kwivugurura, ni abantu bakeneye kuzuka. Reka ndangirize rero ku yindi kote ya mukuru we rero. Ariko umwana we w'imfura ubwo uraza kureba aho wisanga.
umwana w'imfura ntabwo yigeze kuri ibyo murumuna we yamukoze, sibyo? Yavukiye mu rusengero akorera Imana arakiranuka. Umva dore aho yari avuye mu murima avuye gukorera se, the proud son ukurikiza amategeko. Amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva pate after yumva umuziki ba DJ ati ko iyi nzu impamvu byamutunguye nuko yabaye mu rugo rutagira umunezero. Mane bagamba nta kintu yigeze akora gituma Imana isakora fete mu rugo. Niyo mpamvu yatashe kumva fete akumva yumva abantu bacuranga band. Ngo n'ababyina ahamagara umugaragu, ninjiramo arahamagara amubaza ibyabaye ibyo ari byo. Umugaragu agasohoka afite brochette bitese murumuna wawe yaje none se yamubagiye ikimasa kibyibushye kabisa kuko amubonye ari muzima. ye undi nawe arishima ati yaje tujye oya. Ararakara mukuru we ararakara kandi murumuna we yagarutse yanga kwinjira, ariko kuko data ahora asanga abantu, umunyabyaha yaramusanze, n'uwigira umukiranutsi nawe arasohoka aramusanga, aramubwira ati amwingingira kwinjira. Maze asubiza se ati hakigenda, ndashaka ko mwumva ikibazo uwo mwana yari afite cyatumye agiriye attitude. Ngo maze imyaka myinshi ngukorera, nkorera mvuga ubutumwa, mbwiriza niriza fasha abantu, ntabwo nazi itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume kina uyu wamubaye nta nubwo ngusabye ikimasa, agasekurume k'intama ngo nishimane apana nawe kuko nta nubwo I don't care about you, nishimane n'inshuti zanjye. Maze uyu mwana wawe, this is the problem yari afite. Murabyumva? Uyu mwana wawe nta nubwo bivuze murumuna wanjye kuko nanjye mba mu nzu ariko sinibona nk'umwana wawe. Ubanza uyu ari we wenyine umwana wawe. Urabona kutamenya uwo uri we mu Mana icyo bigukorera, ukorera Imana ariko ntabwo uryoherwa Imana. This is the problem yari afite. Kuko kare navugaga wowe uri kure y'urukundo rw'Imana kuvuga ngiye manzi ntabwo arimo kumbwira ngiye mba hano. Icyo cenza ku masaha ushobora kuba uri hano ari kuri kure y'Imana. Message iri both mwese mugaruke. Kuko ntabwo ari kugaruka mu nzu no kugarikira umutima w'Imana. My God. Maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe bisambanisha ni haye twabavuze ko yasambanye. Bavuze ko ibintu yabikoresheje buri kuri birashoboka ko yajyaga akajya kumureba akajya cyane kimwe cyaryoherwa ngende ndimo ndakorera data gusa, cyangwa se yaricaye yarimagina ibyo murumuna wari gukora. Bivuze ko yabaye mu nzu ya se yifuza ibintu byo hanze, nuko yabaye hypocrite aguma kwase ntasohoke ntabe ouvert kwabwiye ngo nanjye mu amafaranga ngende, aguma kwase amwereka ko amukunda ariko umutima uri hanze. Nyamara wa mwana yari hanze ariko umutima uri mu rugo. Aho kugira ngo ube mu rugo umutima uri hanze, waba hanze umutima uri mu rugo, kuko wowe uzagaruka kandi tuzakora fete, ariko wowe uri mu nzu umutima uri hanze uzatuvuna. Rangize isarumirwa abona ibyo umwana we bamaranye imyaka yose, ibyo avuze biramubabaza. Aramubwira ati mwana wanjye, abanza aramwibutsa uri umwana wanjye, kuko iza kumenya ko uri umwana wanjye turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Mwana wagabo ntabwo wari ukeneye ko nguha agasekurume, ibyanjye byose ni ibyawe. Igihe cyose washaka kurya ugenda ugafata ikimasa ukakibaga, kuko ibyo mfite byose ni ibyawe.
ibyo ngibyo uvuga ngo ujya kunkorera uyu murimo ujya guhinga n'uwawe, nimpfa nkagenda bizasigara ari ibyawe. Mu yandi magambo, kutamenya byatuma utagira access ku byanjye, because you don't know who I am, you don't know what you have. Ariko kwishima no kunezerwa byari bidukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Uyu munsi menye ko umwana w'ikirara ari mukuru we. Twibwira ko umwana w'ikirara ari wagiye, ariko wasigaye mu rugo ni wari waratakaye kurusha wawe, ni wari waragiye. Kubera gutakara kwa mbere kubaho ni ukibagirwa urukundo rw'Imana. Ariko uyu munsi Yesu yatubwiye ngo nabamenyesheje izina ry'Imana, kugira ngo urukundo data yankunze rugume muri mwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusenge.